Sheri fungura. Mana ndabigenza gute? Diana please wafunguye ko. Diana. Mvambwira Sheri wambabariye koko. Please. Ase. Sheri, ayo maso yawe ntago aberewe no kurira. Kandi ikindi ujye wibuka ko iyo minwa yawe iberewe no guseka. Sibyo? Babarira mukunzi nkunda. Ibyo baketse ntago ari byo pe. Ntago ari abakobwa nari ndi kuvugana nabo. Ako Sheri, ni gute tuba turi kumwe? Uzi neza urukundo ngukunda. Kitaba telefone. Sheri, iyi telefone ndayikunda cyane. Ariko nimba ariyo yatumye urira. Yimene basi. Yimene ariko wongera useke. Sibyo akarabo. Ako Sheri. Ntuzongere kumbabaza ariko. Sibyo? Ibyo Sheri. Papa muto urumva umeze ute? Wahora n'iki? Ku buzima buri kwanga. Komeza kwihangana. Nakubwiye kuva kera ngo urekura muzika z'umugore. Urabyanga. Uramutse upfuye nibwo agaciro ibyo nakubwiraga. Nimuzanywe no kunsonga. Ntabyo uri bwabone. Musaza wanjye, wiba ikigoryi. Naje hano ngo nze dukemura ibibazo by'urugo rwawe. Nta namwe ngukeneye ibibazo by'urugo rwanjye. Menya iby'urugo rwawe, iby'urugo rwanjye ubyihorere. Sinagushaka mu rugo rwanjye. Komeza ukore mu. Sibyo? Ukore mu. Wow. Sheri. Shari mwiza. Ndarota cyangwa kumana n'indaya yawe guhera ubu ngendagiye. Sheri? Ndahari Sheri. Si Sheri. Naba ndi kugutera ibibazo. Aya nta bibazo ntabyo. Ahubwo se Sheri. Wibumbabarire. Kubabarire? Wakoze iki se bebe? Sheri. Ibyo ngiye kukubwira birababaje.
hani byihorere ariko se sheri hani byihorere kuko amagambo mabi ndayahaze kuyumva byihorere ese sheri aya niyo masengesho wasigayemo koko mbwiza ukuri kutansubiza nta n'ikintu ufite cyo kumbwira kugenda amakuru yanyu turaho namwe imvura iragwa iwanyu ko twe yatwishimye tumereye nabi natwe iri kugwa ni nyinshi cyane nubwo ubu nje ihise yewe vuga uje kureba ndashaka kugenda nari nje kureba musaza wanjye musaza wawe yego nari mukumbuye ko wari uzi ko uzajya umukumbura se kuki utamurekeye iwanyu cyangwa ni indaya yawe musanzwe muhura wa mubyeyi ko ufite amagambo mabi umva nkubwire niba ushaka ameza uzayabwirwe na nyoko cyangwa uyabwirwe n'iriya mbwa y'umugabo ikwirirwa mu maguru uri kumva neza shiti krezi ahubwo reka nkubwize ni ukuri yego haguruka uzinga amabinga usubire iyo waturutse bikiri byiza kiravuga shiti wivuga menshi genda nyine ahubwo uri kuntindira hohoha wivuga hohoha tugenda isuka n'agatebo uje kureba musaza wawe sohoka genda sinzongera no kukubona muri uru rugo nta n'isoni ugira ngo uje kureba musaza wawe ndagusetse n'ikindi gihe nanakubwira karajyahe uragwa hehe n'ikindi gihe ntuzongere gusobanya ubuguru ngo uje muri uru rugo uzarugarukamo uko napfuye dore ubuguru aho natahaya shiti krezi shana wanzanye ni heza wahakunze kujyana n'ahandi harenze ahangaha ibyo ibyo ubona ni bikeya se ibyo ni byiza kubyumva ahubwo mba nifuza ko twazagenda noneho tukamanuka tukagera muri kiriya kibaya nkagufatira zimwe muri ziriya nyange uri kubonamo z'umweru byaba ari byiza ifoto yawe ni nziza cyane nzabikora Dani kanani kuri kundeba utavuga urumva mba ndi kukureba simvuge kukureba biranyura pe nzahora nkureba iminsi yanjye yose kunyura bingana iki se sheri ubundi ukibona umukobwa ukamukunda biba ari cyo gihe nta mpamvu yo gutuma gucika n'isegonda rimwe sheri ese we ntabwo uzigera nsiga
kugusiga nzagusiga ndetse njya kure cyane aho utazabasha kumbona. uvuze ngo iki? ngo uzansiga? namaze iminsi y'ubuzima bwanjye bwose nitoza kuzakuba hafi, gute wavuga ngo urashaka kunsiga? nakoze iki se basi cyatuma unsiga? shiri bimbwira, ndashaka kubyumva. Shiri, wanyumvishe nabi. yaba Imana yarakuyeho urupfu cyane kuzigira musiga. ziko naringize ngo ugiye kuzansiga byo kunyenga wenda yisangira abandi bahungu. ese na nyuma y'ubu buzima nzaba nyigutegereje, ese uzansanga? ahantu hose wajya, uko haba ari kure, nzaza niruka amagusange pe. ndetse nimba ari no muri urwo rupfu, Nyabarongo iri hano hepfo, ni ibirometero bikeya kuhagera uvuye hano turi. urumva ntabwo nzabura tike yo kugusanga aho uzaba uri. nzahagusanga rwose mbangutse, nze twikomereza urukundo rwacu. kandi hari n'igihe naba ninjye upfa mbere, ahubwo wowe uzaza uhansanga. ariko sinifuza no kuzagusiga pe. Sheri, karame, ndumushaka kugwika muri umugongo wawe. kumeka rwameka. Sheri, muto uvuye ko utigeze ujya ku ishuri? nagiye kureba Sheri wanjye yanshakaga. ariko we na nyoko nta muzima ubarimo? wifashe utaso mu nzu genda gupfa ujya kureba abahungu? n'ubundi ntiwavuka kuri uriya mugore ngo ugire ubwenge. se kuri kumbwira nabi nakoze? wakoze iki? aho nta ndaho ukuye muri ziriya mboga? jya no koga, ndi kumva unukira uburaya. mva mubwire muto, nudatandukana n'uriya musore njye nzabyikura mu buryo bwanjye.